abagore babo n'abana babo batari bigera babona, kandi barapfuye, ariko inkotanyi nazo zikomeza kubihisha imiryango yabo. Kugeza ubu ngubu baracyategereje ko abagabo babo cyangwa abapapa babo bazagaruka. Abanyarwanda bose muri rusange guhagarara mukaba maso, mukanga akarengane, mukanga gukorera urugomo bagenzi banyu, mukanga namwe gukorerwa urugomo n'iyicarubozo no kubica ku busa gusa. Abanyarwanda rero, abanyarwandakazi, mukomeze gukomezanya, mukomeze kuba hamwe, dukomeze kugendera ku mujyo umwe no gukora ibintu bimwe no kubana n'abanyarwanda bose muri rusange kimwe. Mwange urugomo, mwange akarengane, mwange kurenganya abandi, mwange gupfukwa umunwa, mwange gupfukiranwa, mwange guherana n'agahinda, mwange kubaho mutariho. Kaze kuri ivomo twivomeraho ubwenge buzatumenyesha ukuri akaba ariko kuzatubatura, nk'uko duhora tubibabwira, ukatuvana ku ngoyi y'urwango n'inzigo byaranze amateka ya bene Kanyarwanda kuva ingoma nyinya yakwaduka kugeza ubu ngubu. Turi ku ngoma y'umwega w'umwakagara, ariko iri ku marembera, nubwo muri iyi minsi bigaragara ko hari abantu bayishimuse, ariko bikaba bitazabagwa neza nk'uko mumaze iminsi mubyumva hano ku ivomo ndetse no ku yandi maradiyo, cyane cyane padiri abibabwira. Ariko Kigali ikaba itarigize ibona icyo ivuga cyangwa se uko imunyomoza. Bikaba rero bisa nkaho biri kugenda bigaragara nk'ukuri, nubwo uyu munsi n'ejo hashize hari ikindi gihuha kiri kuvuga ko Kagame ashobora kuba ari mu bitaro cyangwa yagiye muri Amerika mu bitaro, ko bavuga ngo indege yagiyeyo. Ntabwo twebwe twagira icyo tubivugaho ibyo ngibyo, ariko ni ukugira ngo tubabwire uko amakuru ari kugenda muri aka kanya avugwa. Icyo rero ntabwo aricyo kituzanye, ahubwo turi kugira ngo tugaruke ku bintu twibaza ikibazo: eske nyuma y'urupfu rwa Paul Kagame wari perezida wacu, akaba ahagarariye nyine abo bega b'abakagara bafite ingoma iri mu marembera, cyane cyane ikaba igushijwe n'umugore we washakaga ubutegetsi, akashyiramo abahungu bavuye i Burundi bagatangira kwica ubutegetsi, n'abandi nabo bari ku ruhande rwa Kagame nabo bagakomeza bashaka ubutegetsi ku rundi ruhande. Ibyo rero bikaba ari byo biri gutuma bakomeza gukora amafuti yo kutwereka amavideo apfuye, yo kutubwira inkuru zipfuye, kubera ko hagati yabo batarumvikana ushobora kuyobora. Muri ibyo rero byose hakazamo n'umugabo bita Kayumba Nyamwasa, ukomeza nawe kuroha abana b'abanyarwanda mu ntambara zidasobanutse zo kwishakira inyungu n'amafaranga, nk'uko tugiye kubibabwira mu kanya. Mugume iruhande gusa mukomeze mwumve iki kiganiro, tubafitiye amakuru kuri ibi bintu Kayumba ari gukorera muri Uganda. Bikaba rwose muri iyi minsi bibabaje cyane ibyo ari gukora. Bari rero gukomeza kubeshya abanyarwanda, abasore b'abanyarwanda ndetse n'inkumi n'abagabo basheshe akanguhe. Abo bose bari kugira ngo babarokete babajyane mu gisirikare cyo Kayumba ari gufonda.
ariko bikaba bigaragara ko icyo gisirikare ari gufonda atari igisirikare kigiye kuzagenda kubohoza u Rwanda, ahubwo ari igisirikare cy'uko bari kugikora mu nyungu ya Uganda, cyangwa se reka twe kubivuga ko ari abanya-Uganda, ahubwo tuvuge ko biri mu nyungu za Museveni, nk'uko yakomeje gukoresha abanyarwanda kuva kera, agira amahirwe yo guhura na Lt Fred Rwigema akamukoresha mu ntambara zose, zaba izo muri Uganda, zaba izo muri Mozambique n'ahandi, mu bintu byinshi, kugeza rero ubwo yaje kuza mu Rwanda, n'ubundi Kaguta Museveni agakoresha cyangwa akagambanira Lt Fred Rwigema akamusimbuza Kagame, azi ko yenda Kagame bazakorana, none Kagame yamubereye ibamba, kubera ko Kagame nyine ni umuntu w'indashima, ni umuntu utashobora kugira ikintu na kimwe ashobora kwibuka mu by'abantu bamugiriye neza, ahubwo agenda abagirira nabi mu bundi buryo cyangwa ubundi. Ibyo rero, iyo nzira ya Museveni yo kuba yigira umuntu rwose ugufitiye impuhwe ariko akaba afite icyuma mu mugongo, ni iyo ngiyo iri gukomeza agakomeza kubeshya umuntu bita Kayumba Nyamwasa. Kayumba Nyamwasa rero nawe niba ari ubunayifu cyangwa niba ari uko kwishakira amaramuko ndetse no kugira inda nini nk'iz'abandi bose, bikaba bigaragara ko akomeza kugwa mu mutego wa Museveni. Ofeti ntago Museveni cyangwa ibyo ari kwifashisha Kayumba kurokirita abantu, bari kubarokirita babajyana Ituri, ahantu haba abantu bita abarema n'indi moko yitwa ngukira, ahantu hakomeje kuba conflict zikomeye cyane n'abarendu n'abahema, niba ari abahema cyangwa iki, ayo moko bakomeje kuyarwanisha cyangwa kuyagonganisha kugeza ubwo habaye imivurumbagatanya myinshi. Aho ngaho niho hari abantu bita ba Ntaganda, Jean Bosco Ntaganda niho yari yagiye n'ubundi mu gihe cyashize, ubu ngubu arirahe n'abandi benshi bakomeje gukurikira abagiye bagira ingorane nyinshi. Aho rero niho Museveni ubu ngubu ari gushaka kuroha abo bantu bari kurokiritwa na Kayumba, ababeshya ko bagiye kubohora u Rwanda, ariko sibyo, kubera ko niba abantu bazi muri Congo, namwe nimufate n'ikarita murebe ahantu Ituri, murebe hariho hafi, mukomeze barabajyana aho ngaho bakabajyana ahantu bita Igatanga. Ni ibintu bibabaje ko abo bantu bose bagiye kuzajya muri ibyo bice bakazajya bapfirayo kubera inyungu, kubera ko haba uranium nyinshi, hakaba n'andi mabuye y'agaciro menshi. Ubwo rero Museveni aba ashaka kugira ngo abakoreshe muri izo nyungu zo kugira ngo bajye kurwana izo ntambara zo hirya iyo ngiyo, noneho bibonere amafaranga, kubera ko ngubu bigaragara cyangwa bivuga ko abantu bari kurokirita abo Nyarwanda cyangwa n'abandi bantu bamenyereye muri biriya bice bya Ituri n'ahandi, abantu bafite amafaranga atagira ingano, amafaranga ari kumeneka, bikaba biri gutuma abana b'Abanyarwanda ndetse n'Abanya-Uganda benshi ndetse n'impunzi zaturutse muri biriya bice zijya muri Uganda ndetse no muri biriya bice byose byo muri East Africa, yaba muri hose, ari muri Tanzania, ari muri Burundi, bari mu Rwanda, ari abari muri Kenya n'ahandi, abo bose bakaba bari kugenda babarokirita babajyana muri ibyo bisirikare, kubera ko bashobora kuvuga ibirimi bya hariya. Impamvu ni ihe rero ari kurokirita abangaba, kubera iki adashaka kujyanayo abasirikare be. Ntabwo Museveni ashaka kujyanayo igisirikare cye, kubera ko nyine byamera nka biriya bya Kagame,
we ashaka gukoresha abandi bantu batari abasirikare be, ariko akabasiponsoriza, arangiza akagenda akibonera ibyo ashaka muri biriya bice, kugira ngo niba bafata bajye babafata ari abantu muri biriya bice, bavuge ngo ni abantu nyine bari kurwana muri ayo moko y'abarendo n'abahema. Ibyo rero bikaba ari ibintu bibabaje, kuko ibi bintu ari we, ari Museveni, ari Kayumba barabizi, kandi barakomeza no kurangaza abanyarwanda bashaka kwikorera revolution, cyangwa se bashaka guhindura ubutegetsi mu Rwanda, cyangwa se bashaka kujya gufasha abari ku butegetsi kugira ngo ubutegetsi bw'abanyarwanda bukomeze bugende neza, kandi bahinduranye mu mahoro, bashake perezida wabo wundi mushyashya, kugira ngo abone uko u Rwanda ruyoborwa amahoro n'umutekano. Ariko ari Kaguta Museveni, ari na Kayumba Nyamwasa ntabyo bitayeho, ahubwo bashaka gufata abo ngabo bashaka kujya gukora revolution yo mu Rwanda, bakabajyana muri ibyo bice bya Ituri kujya kurwanayo no gupfira aho ngaho, nta mafaranga nta kindi, ahubwo bari gukiza abo ibyo bifi binini nyine byo mu kirere biri aho ngaho, biri kumarira abana bacu cyangwa abenegihugu mu kaga kameze gutyo. Ibi rero ntago ari ubwa mbere Kayumba abikoze. Ibi ngibi n'abarundi barabimukoresheje, babimukoresha kugira ngo bigerere iminembwe. Murabizi mu minsi yashize barangije bamwirukanayo, baramukoresheje kugira ngo bajyeyo, bakajya abaha amakuru y'ibikorerwa mu Rwanda, y'ukuntu ingabo zo mu Rwanda zigenda, y'iki byose. Barangije abarundi nabo bamukoresheje mu buryo bwinshi. Ababizi barabizi ibyo ndi kuvuga, hari ibintu umuntu aba atagomba kuvuga nyine, ariko kugira ngo ibintu abantu bajye bumva uko ibintu biba byaragenze. Kayumba rero ameze nk'aho ari agashwiriri, ntagira aho afata, ntagira n'aho areka. Ni ukuvuga ngo aho abonye inyungu niho akomeza kujya. Yabanje gukorana n'abo barundi, none ageze no agarutse yabanje gukorana na Kaguta Museveni, akorana na Kagame, akorana n'abarundi, none arongera agarutse kwa Museveni. Ubu ngubu rero bibaye nka kwa kundi bavuga ngo ubuzima ni nk'inzoka yiri mu murizo. Agarutse ku aho yaturutse niho agarutse. Reka tuzarebe niba azongera akazenguruka indi turu, cyangwa se niba azagwa aho ngaho nk'uko n'abandi bose bagiye bagwa mu maboko ya Kaguta Museveni. Ibi rero birababaje, ibintu birababaje kandi biteye impungenge nyinshi ku bantu b'abanyarwanda, ndetse n'abantu bo muri East Africa muri rusange, bakomeje kumarirwa ku icumu no kwishakira amaramuko, no kwishakira ikise umuntu yavuga ngo no kwishakira indamu kwa bamwe, bagahohotera abandi, cyangwa se abandi bagapfira muri izo gushaka indamu za bamwe. Ni ibibazo rero, ni ibibazo bikomeye muri iki gihe turimo, cy'uko mu Rwanda nabo bakomeje, nk'uko mumaze kubyumva, bakomeje gukora ngo amalisiti y'abantu bagiye hanze, ngo bavuye mu gihugu bakajya kujya hanze y'igihugu, bakagenda ngo bakajya mu mitwe irwanya leta, cyangwa se bakajya mu mitwe bakajya kuba abatavuga rumwe na leta. Mu Rwanda batangiye kubarura kujya kubaza mu miryango yabo, cyangwa babaza abantu nyine badafitiye kurudone, ngo baze imiryango yabo barebe cyangwa bamenye neza aho bari. Ibyo rero bijyanye no kuba noneho cyerekana ko koko ubutegetsi bwo mu Rwanda bufite ubwoba bwinshi muri iyi minsi, kandi bukaba buri gutegura ikintu wakwita jenoside, cyangwa se ubwicanyi ndengakamere
kubera ko ibi ngibi nibyo barega ko interahamwe zakoze, zikora lisiti z'abantu bitaga ibyitso muri za 1993-92 mu ntangiriro za 1994. Ibi byose byarabaye, none n'ubu ngubu barimo barabikora nyuma y'urupfu rwa Kagame. Ntabwo rero tuzi ibizakurikiraho, ariko turatabariza abanyarwanda, tubwira abanyarwanda bose kuba maso, tubwira abanyarwanda bose gutemerera ubutegetsi buriho cyangwa ubutegetsi bwacu kubatobanga cyangwa kubica by'agashinyaguro, no kubicira ubusa. Icya kabiri, turasaba abantu bumva ururimi rw'ikinyarwanda aho muri hose kudakomeza kwemerera Kayumba Nyamwasa kubajyana muri izo rokiritomaze zidasobanutse zo kujya kubashora mu mpfu zidasobanutse, no gukomeza gukora ibintu bihungabanya akarere, kandi uko akarere gahungabanywa niko n'imiryango yanyu aho iri hose, yaba ari muri Congo, yaba iri muri Tanzania, yaba iri mu Rwanda, yaba iri mu Burundi, yaba iri mu Uganda ndetse n'ahandi hose, nayo igenda igira ibibazo, byaba ibiri fizike cyangwa psychologique. Byaba nk'ubu ngubu hari abantu bararwanye intambara zo muri Congo, abagore babo cyangwa abagabo babo, abagore babo n'abana babo batari bigera babona, kandi barapfuye, ariko inkotanyi nazo zikomeza kubihisha imiryango yabo. Kugeza ubu ngubu baracyategereje ko abagabo babo cyangwa abapapa babo bazagaruka. Ibyo rero ni ibintu bibabaje, n'ubundi nuko bimeze. Turi kugira ngo dusabira abanyarwanda bose muri rusange guhagarara mukaba maso, mukanga akarengane, mukanga gukorera urugomo bagenzi banyu, mukanga namwe gukorerwa urugomo n'iyicarubozo no kubica ku busa gusa. Umunyarwanda wese afite uburenganzira bwo kwirwanaho igihe cyose bamurenganyije, barenze ku mategeko cyangwa se barenze ku itegeko nshinga abanyarwanda bitoreye. Harimo n'abantu bagiye baritoreshwa ku ngufu, ariko ryabayeho n'itegeko nshinga baridushyizeho, baridutsindagira nk'uko badutsindagiye Kagame, naryo bararidutsindagira, ariko sinzi impamvu noneho iryo badutsindagiye ryo badashaka kurikoresha nk'uko ryakabaye, ngo abanyarwanda bose babe bangana nk'uko byanditswemo, abanyarwanda bose babe bafite amaraso angana, babe bashobora kubona inyungu zingana ku gihugu cyabo, babe bashobora kuba bafite uburenganzira ku butaka bwabo, babe bashobora kuba bafite uburenganzira bwo kwiga, uburenganzira bwo kujya guhaha, uburenganzira bwo gusohoka ugakora icyo ushaka, bitari nk'ubu ngubu bafungiranye abantu nta tegeko na rimwe bakurikije, ngo ni ibihe bya corona, ariko ari ukwanga ko hazaba kudeta cyangwa se abantu batazumva iby'urupfu rwa Kagame bari free, ahubwo bagomba kubikora nyine nk'uko bo babishaka. Abanyarwanda rero, abanyarwandakazi, mukomeze gukomezanya, mukomeze kuba hamwe, dukomeze kugendera ku mujyo umwe no gukora ibintu bimwe no kubana n'abanyarwanda bose muri rusange kimwe. Mwange urugomo, mwange akarengane, mwange kurenganya abandi, mwange gupfukwa umunwa, mwange gupfukiranwa, mwange guherana n'agahinda, mwange kubaho mutariho. Ibyo byose nibyo tubabwira kugira ngo Imana y'u Rwanda ikomeze kubana natwe. Kandi se nyine ubundi umunyarwanda ahunga u Rwanda ari mu Rwanda ate? Nta muntu uhungira u Rwanda mu Rwanda. Iyo uri mu Rwanda uguma uri umunyarwanda kandi ukarwana kugira ngo ubeho. Wirukana umugabo kera ukamumara ubwoba, kandi ngo akiziritse ku muhoro gasiga kawuciye.
mureke rero twizirike kuri ubu butegetsi, mureke twizirike ku muntu wese uturenganya, mureke twizirike kuri Kayumba ukomeza kutwicira aho twahungiye, mureke twizirike ku muntu wese utubuza umutekano wacu, na bamwe baza kuvuga ngo bahungeta abantu nabo tubizirikeho kugira ngo turwanire uburenganzira bwacu, kuko aricyo tugomba gukora muri iki gihe tugezemo. Imana y'u Rwanda rero ikomeze kubana natwe, kandi tube maso. Murakoze, murakarama.